cyangwa ikirundi itegure kwinjira muri gakondo yawe. Urinjira ute? Urinjizwa nande? Urinjira niki? Ibisobanuro uzabisanga mu masengesho azajya aba buri wa gatandatu na buri wa gatatu saa 3 z'ijoro mu biyaga bigari ni Burayi. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti dutabara Uwiteka dutabarane nawe. Turabisanga mu bacamanza ibice 5 n'umurongo wa 23. Uhawe ikaze risesuye.
ishimwe mana y'abahishuwe, akira ishimwe mana ya Abrahamu, Isaka, Yakobo, Dawidi, Eliya, akira ishimwe mana ya Elisa, akira ishimwe mana ya Yesu Kristo, akira ishimwe mana y'abahishuwe, akira ishimwe mana yanjye ngiye kuvuga, ukuvuga nkakuvuganira nkaguhamya nkaguhamiriza, akira ishimwe ryanjye uryumve uryumvirize mwami. Haleluya, haleluya, akira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe mana ihishura ibihishwe. Haleluya, akira ishimwe mana yibeshejeho, nta n'umwe ushobora kuvuga ko hari ikintu yaba yaragufashije. Uriho mbere igihe mbere ukabaho ubu ukazakomeza no kubaho nyuma. Nta munyabwenge kugeza ubu wari wakurondora ngo avuge ngo azi ibyawe, ngo arakuzi, ngo mwahuriye aha, ngo icyo gihe ngo yagutije ibintu ntazi. Nta n'umwe wari wabyirataho. Ngewe nkunda n'abavuga ko utabaho, abo nibura baba bafashe umurongo. Ngewe nkunda n'abariya bavuga ngo bing bang, ngo ni bing bang bongo bungu, nibo mpisemo. Ngewe nkunda n'abavuga bati ibyawe nta nubwo byumvikana, ntabwo tubishaka, ntabwo tubizi. Ngewe nakwihanganira abo ngabo. Ngewe nkunda abo bita lezate, abo rwose nyine ndabikundira. Baba bategereje ikintu gikomeye. Abenshi basuzugura bahinduye ubusa cyitwa ubuntu bw'Imana. Ngewe nkunda abasataniste, abavuga bati twebwe turiyemeje dukorera satani, dukorera umwanzi w'Imana, twebwe turwanya Imana ku mugaragaro. Abo mbahisemo. Yego, ndaje mbabwira impamvu ntangiranye n'aya magambo. Mpisemo abahakana ko Imana itariho. Abo rwose umuntu afite uko bafata. Mpisemo abavuga bati irahari turabizi, ariko twebwe twahisemo satani. Mbahisemo. Mpisemo abo bantu. Izo ngeri z'abantu babiri nzihisemo kuko hari intambara iri muri jye, hari intambara kandi niyemeje gutsinda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari intambara inijya, hari intambara ndimo kurwana, hari intambara kandi hari bamwe turimo kuyirwanana, kandi ubutsinzi ni ubwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana nzima. Yes, kasubiramo ni abitwa ate, abatemera ko Imana ibaho, abafite filozofi zabo. Mbahisemo. Mpisemo bahisemo bati iyi Mana turabizi ko iriho, ariko tukamenya ko na satani ariho. Twe tumeshe kamwe, tuzakorera satani, tuzajya aho ari. Ariko aba bantu bishyizeho bavuga Imana mu kanwa, bavuga Yesu Kristo mu kanwa, bananiwe, barimo gukoza izina rye isoni, barimo gukoza izina rye isoni, bamuhinduye ikintu kira. Abangaba uvugana n'umuntu ati uwo nguwo uriya ni umupagani nyuma y'abandi bapagani. Nahitamo umupagani kuruta uwo nguwo urimo kumbwira ngo korera Imana, ngo uvuga Imana, ngo wigisha, ngo ugira gute. Ngaba bagwiriye mu Banyarwanda n'Abarundi n'Abanyekongo, ngaba bagwiriye, ngaba abatera imbuto, ngaba bo byananiye, ngaba isi ireba ikavuga iti naba natwe. Kandi koko naba nabisi, kandi koko naba n'abahakana Imana, kandi koko naba n'abakorera shitani, naba n'abitwa ko ari abisi. Hari nayo mpamvu guhora kw'Imana kwadutse cyane, kandi kubanguriye ukuboko, uwo nguwo uvuga izina rya Yesu akaba arimo kugendera mu bidatunganye.
kandi ntaho muri bubone muhungira kuko mwahawe aho muhungira muri Yesu Kristo gitare kizima mwanga ko Imana ibahisha muri icyo gitare mwebwe muranga buretse ukuboko kwe rero kuwo musebya kubabangurire nawe yihorere niko bimeze Banyarwandakazi uyu munsi bitajya 20 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka 2024 uyu munsi imbaraga z'Imana zirabazi mw'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi mwe imbaraga z'Imana zirabazi ibyo mwishingikirizaho byose zakonyotse bizarangiye ku muntu ku giti cye bizarangiye ku muryango udafite ikiwukingira Yesu Kristo bizarangiye no ku gihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda bacyo babwiwe imyaka n'imyaniko bagakomeza bakagamika amajosi ngo baremye Imana mu ishusho yabo ngo Imana bayifite gutya bayifite ngo mu kiganza cyabo buretse turareba umunyembaraga uwo ari we n'ukuri nanjye mfite ifuhe ryinshi sinzi ko nari namera na gutya sinzi ko nigeze mera gutya bitangwa na Yesu wateye umugongo simbizi ko nigeze mera ni Yesu bitanga urumbe Rwanda nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'abasura gushira sinzi ko nigeze mera gutya uzakumenya umuhamagaro sinzi ko nigeze ngira ifu sinzi ko ifuhe ry'Imana ryigeze rinyinjiramo rikanyuzura bigeze ahangaha sinzi ko nigeze nuzurwamo n'imbaraga intambara kugira ngo njye mu ruhande rw'Imana yewe nayo turwanye abaturwanye abami baraza n'abacamanza 5 ibice 19 abami baraza bararwana abami b'Ikanani barwanira Tanaki ku migezi y'Imegito ariko nta kintu cy'urwunguko babonye igihombo gusa nawe uri mu nzira itariyo ubizi neza ni igihombo ukoreramo uzasisibiranya ariko igitondo kiraje zose bishyira ahagaragara ugutsindwa gusa maze ijuru riratabara nk'iryantabariyemo ijuru riratabara nk'irimo gufatanya nanjye kurwana ijuru ryatabaye haleluya yewe inyenyeri mu ngendo zazo zirwana na Sisera zirwana n'abaturwanya zirwana n'abangukuri zirwanya abarwanya abanyamuhamagaro zirarwana n'inyenyeri nazo ziraje zikurwanye ziraje zibarwanye mutabona n'ikibakubise mwatezwe namwe nkuko mwakomeje gukerensa iby'uhoraho gukerensa iby'Imana ishobora byose mwakomeje kwikerensa iyo mukagira ngo ntabwo ibizi nibikomere rero reka nkubwire aho kurwana n'umuntu muzima warwana n'uwakomeretse kuko nahitamo kurwana ameze kuko mfite ifuhe ryuzuye kuruta ko narwana nawe ndi normal narwana se Imana ifite ibikomere wayiteye mu binyoma byawe mu byaha byawe mu kuyoberanya kwawe Imana ifite ibikomere wayiteye Rwanda we n'Abanyarwanda Rwanda rwuzuye amaraso Rwanda rwagotomeye amaraso na n'ubu rukiyagotomera Rwanda rw'ibinyoma Rwanda rwo kurenzaho Rwanda rwo kubeshya Mana yanjye Mana yewe Rwanda rwo kurenganya Rwanda rwo kusinyagurira imirambo Rwanda rwo kwica abapfakazi urubozo n'imfubyi urubozo Rwanda rwo kwangaza abantu rurimo Abanyarwanda Rwanda kubera iki kubera rurasaba yangwa rwuzuye amaraso
n'abarukunda n'ibyo bya FPR byanyweye amaraso byapfuye nabi n'ababyogeza nabo bapfuye bahagaze nabo nuko ayo maraso barayasangira ku manywa y'ihangu guhora kw'Imana kwaje kandi nanjye ndi mubahora nanjye ndi mubahora yes kuko ndi kumwe n'Uwiteka uti gute umugezi Kishoni urabatembana rwose uragomba kubatembana rwose uko niko byanditswe niko byasigwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kama mbaya ayiwewe dore wa mugezi wa kera witwa Kishoni wa bugingo bwanjye we wasiribanza abakomeye uko niko bigiye kugenda reka mbabwire nashyizwemo imbaraga ntabwo nzizi izi mbaraga hari ikintu zigiye gukora kandi gikomeye ni imbaraga zitari bugire uzihagarara imbere ibi ndabikubwira nuzuye ijuru rinyuzuyemo rinshyigikiye izi mbaraga hari ikintu ziri bukore uko niko bimeze amafarashi aratabaguza yambuka intambara rega wambwira yumve neza icyo urimo kuvuga amafarashi arimo gutabaguza yambuka asimbuka n'imbaraga ahama aka kanya rero ngiye kuvuma merozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndavuma merozi n'abashyigikiye merozi bose impamvu ndimo kumuvuma ni itegeko rivuye mu ijuru ko ngomba kuvuma merozi ko nahawe ayo mavuta yo kuvuma merozi nahawe ayo mavuta yo kuvuma buri wese utarimo gutabara Uwiteka utarimo gutabarana n'Uwiteka utari mu ruhande rw'Uwiteka none se utari mu ruhande rw'Uwiteka arakora iki merozi Imana itanze itegeko ryo kukuvuma ntabwo ari igihe ubishatse ni ijuru ribishatse ngo mvume merozi agomba kuvumwa merozi n'umwanzi w'Imana merozi ni wowe wishushanya uri merozi no kuvuga ngo mpawe itegeko ryo kukuvuma ubu rero hari babandi batazi niba igihe cy'Imana cyageze ugase abantu Imana aravuma gutese rwose erega rwose kamana rwose nakazi wa shitani wowe urimo kuvuga gutya ahubwo witonde atari wowe urimo kuvumwa kandi uyu muvumo ukakugaragaraho ntago biri butinde ko bene aba bari bugaragarwaho n'umuvumo aski ijuru ryarambiwe mwebwe mwese mwamba merozi mwe ryabarambiwe mfite ifu yari nyuzuye hari impamvu yaryo sinshobora kuyikubwira kuko yamanutse iryo fu ryamanutse riva mu ijuru kugira ngo mpabwe itegeko ryo kuvuma merozi umva merozi cyazisi kandi ndamuvumana n'abamwemera bose ndavuma merozi n'amashyirahamwe y'aba merozi n'abatumvira Uwiteka bose n'abakorera mu mubiri wose n'abagome bose n'abagejeje bose n'ababwiwe bakanga kumva bose nibatitarura bose baravumwa muraba mureba igikurikira ibi bintu muraba mureba igikurikiraho muraba mureba ibikurikira nawe urimo kuvugavuguzwa ubusa wowe uri mu muryango wa merozi uvumwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nawe ushyigikiye merozi uvumwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byarambiranye kereka niba utegura ko umuriro ukumanukira yes wowe na merozi abashyigikiye merozi abari mu mugambi wa merozi kubera iki merozi araho aravugaguzwa arakora ibyaha arapinga abakorera Imana arapinga abahamagawe aragamburuza imigambi y'Uwiteka arumva bizashoboka se uravumwa kuko wanze umugisha uhitamo umuvumo warwanije Imana ntiwabimenya warwanije Imana n'umuja wayo ntago wabimenye ntiwamenye ko warwawe inzika iki ni igihe cyo kwerura ubu naje mfite ifuyi ryo kugira ngo nkubwire wowe sinzi niba wahawe na chance ya nyuma ntago mbizi kuko maze igihe mvuga yes impamvu
Merozi n'abaturage, Merozi n'inshuti ze, Merozi nabo bari kumwe, FPR n'abambari bayo, buri bose bayiramya, abo ngabo bose ntabwo batabaye Uwiteka, ntabwo bari mu mugambi w'Uwiteka, ntabwo bashaka ibyo Uwiteka, ntabwo bazi kubaha Uwiteka, ntibazi kubahiriza Uwiteka, ahubwo baramurwanya, barimo barwanya bamukorera, barimo barirwa bacura ibico, ngo byo baducurira ibico. Have ibene abangaba. Yes. Abangaba batinyitse kuvuga mu kanwa kabo, bakabivugira muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Urumva? Bakavuga ngo inkotanyi ngo nuhoraho, nihagira umuntu numwe nari numva muri babandi bavuga ari kwijyana, waba waravuguruje ibi bintu, waba warabikuyeho mu gihugu cy'u Rwanda, akaba hakirimo ayo magambo Satani yubakiye kuko yaramuryoheye kw'inkotanyi ari uhoraho. Abo ngabo bavumwe. Reka bigeze rero ngira ngo ibyo birerekana icy'ingenzi ntarambirana cyane, birabereka ko mwashimiye inkotanyi, tujye duhora tuzishimira twese kandi iteka, ntibizarorera. Inkotanyi nazo zizabuhoraho nk'Imana, tuzahora tuzishima iteka, niko bimeze, kuko birabereka ko urugamba rwo kubohora igihugu rwaye ngombwa kurutangiza muri 90. Iyi prefecture ya Kibungo amahirwe yagize nuko inkotanyi zahageze vuba, ariko abicanyi nabo bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo zice inkotanyi zihagere zisange zamaze kwica abantu. Ni nako zagiye zibikora, niko babigenje. Inkotanyi rero mwazishimiye, hari washimiye inkotanyi n'Imana. Yewe nahitamo ko tubanze kujya dushima inkotanyi cyane. No, barabyumva babandi birirwa barabyumva disi, baravuga bati bumva muri bo koko bagomba gushimira inkotanyi kurusha Imana. Nukuvuga ngo niba bitaravugurujwe ngo byamaganwe, mutega amatwi mwumve mwebwe ba Merozi mwebwe, nukuvuga ko mwabyakiriye, nukuvuga ko mwabyemeye. Ninde munyarwanda wundi wabyamaganye? Ariye y'umunyarwanda wabyamaganye ngo abari we dufatanye kurwanirira Uwiteka, ngo abari we dufatanye kuvuma Merozi, abari we dufatanye kuvuma uyu ufite ibyo atwikira, uyu urimo gutwikira ubwoko bwe, uyu ngo ni umuhutu wihinduye umututsi. Niyo mpamvu avuga aya magambo, niyo mpamvu yagaciye akagera aho avuga ngo inkotanyi nuhoraho cyane, kuko Imana jewe sinzi niba hari uruhare yagize, kuko Imana nta ruhare ngo yagize. Nuko niba mutarabivuguruje, namwe mwarokotse, namwe mwariye, namwe murimo kurya, namwe muhumeka, namwe murumva, nta ruhare Imana ifite mu kubarokora, mu kubatunga, mu kubarinda. Muravumwe mwaba Merozi mwe. Ababishwe se kuki Imana itabatabaye? Abishwe ntabwo Imana yabatabaye, wa mwana wo kurimbuka we, wowe kuhumeka se taka gasiya. Nkeka ko Imana twajya tuyisenga, abayisenga yego mwajya muyisenga, icyo kintu kidafite agaciro, icyo kintu kidafite icyo kimaze, kitabatabaye. Abayisenga ngo nimuyisenge, simbizi ukuntu ngo ayisenga ngo abayisenga ngaho nimuyisenge, kuko simfite uko nababuza. Agiye nararimbutse, nararangije, ngaho abayisenga nimuyisenge. ariko twagera aho dushima abarokotse. Mutega amatwi mwebwe mudashaka gufatanya na Merozi, ngo nibajya bagera aho bashima abantu abarokotse. Ariko Mana yaremye ijuru n'isi, biboneka n'ibitaboneka. Mana washyize u Rwanda hariya, ugashyiramo abanyarwanda batagonda ijosi babibone, ukemerera iki cyorezo ngo ni FPR, ukacyemerera kikaza muri kiriya gihugu.
nukuri ukakigenza nk'uko wagenje farawo ariko mana we ukakihanganira iyi myaka yose ukagenda ukinangira umutima nk'uko wagenje wa farawo kuko wari warabonye ko ntacyo kizageza ku bantu ahubwo kizabamara mana we urakomeza urihangana maze abibone baragara barazimba ubwo ngo nibo mana kuko ngo babaye n'uhoraho ababarokoye n'inkotanyi ayiwe yo bada mfite ububaba ya mbega ifuhe uyu abantu bo mu Rwanda bari mu Rwanda ibi byavugiwe mu Rwanda inkotanyi zahindutse uhoraho byavugiwe mu Rwanda byakorewe mu Rwanda byishimiye mu Rwanda hari nabo bari hanze rega buriya babyishimiye ba Merozi yes b'inkotanyi hari n'abatabigaragaza nyene baba nibitwa ngo ni ibirumira habiri igo disi abo bavumwe ba Merozi n'abashyigikiye Merozi kuko ijuru ryabahagurukiye disi mutazagira ngo iyi Mana nta mbaraga ifite mutazagira ngo iyi Mana ntizi guhora mutazagira ngo umuriro uraje ubagwire ntabwo muzongera kwibukwa ukundi yes uko niko bimeze ni ishyaka hari ishyaka hari ifuhe byo gutabara uteka nkatabarana nawe kuko yanshyizeho niwe wanshyizeho niwe unyuzuza ibingibi mu mwanya nahawe faveur yo kuvuma Merozi n'abashyigikiye Merozi yego kuko ubwabo barivumishije ubwanyu mwarivumishije mwiteye umuvumo na buri wese ushyigikiye iyi system irupfu buri wese urimo kuvuga akajambo nubwo kaba kangana urwara naho atagasohora akogeza FPR Merozi avumwe buri wese ushyigikiye iri shyaka avumwe yego yes uretse ko mwanirangije ndavuga iberega mwarirangije ubwanyu mwaritanze mwemera gupfa simbizi ngo murapfa ngo kubera ngo mugire icyubahiro aho kugira ngo simbizi mwaracuramye mu by'ukuri mwaracuramye ushaka icyubahiro no gukomera no guhabwa icyubahiro ayiwe we yubaha nyiri icyubahiro ayiwe akaba ari umuha icyubahiro nawe yamukirwanira nk'uko mugiye kukirwanira nk'uko mukirwanira mudashaka kukibona kirabamara kuko yarirahiye umwami yarirahiye ku cyubahiro cyatazagihundi none buri wese ngo nibamwumvire mwarirangije ni inteko yari igamije kwisuzuma bareba ibyagezweho mu myaka 30 ishize urubyiruko rwabanje kuganirizwa ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu n'ubutwari bwaranze abari bafite imyaka nk'iyo bafite uyu munsi bagira inama yo kwita ku Rwanda no kutazatanga igihugu mu maboko y'abashaka kugisenya babwire ngo ntimukajye mukunda ubuzima bworoshye icyo mbabwira abana bacu aho niho mpereye hambere kutagamburuzwa mujye mugira resilience izo ni zimwe mu ndangagaciro zaturanze ariko man iya mbere no gukunda igihugu bababyeyi bazima bibaye ngombwa ukagenda ugapfa iyo upfuye twebwe twemera yuko icyo gihe wagiye mu ijuru mubona aba bantu ari bazima wowe utekereza niba ugitekereza ndavugana nawe rata wowe ugifite akareserve ko kuba wakubaha Imana
ukabuza imbaraga z'Imana, ukabuza ijuru ry'Imana, ukabuza Yesu Kristo, ukabuza umwuka wera, ukabuza data wa twese, ukabuza ijambo ry'Imana, niyo wabuze 20, wowe urabona abari bazima? babwire ngo ntimukajye mukunda ubuzima bworoshye. Icyo mbabwira abana bacu, aho niho mpereye hambere, kutagamburuzwa n'ibikomeye, mujye mugira resilience. Izo ni zimwe mu ndangagaciro zaturanze. Begefuye mfite iya mbere no gukunda igihugu, ukaba wakitangira, bibaye ngombwa ukagenda ugapfa. Iyo upfuye twebwe twemera yuko icyo gihe wagiye mu ijuru. Abo bantu murumva ari bazima koko? Mwebwe mushyigikiye Mirozi, murabona aba bantu ari bazima? Ariko utageze we ntagereranya, n'udafite amaso we ntareba, n'udafitagira amatwi ntiyakumva, nibura byayoberanye. Ubu murabona baba ari bazima? Ariko ubundi utazapfa we nini? No kugira ubwoba nta nicyo bimaze. Isuko ya kabiri nuko kunamba, ukanambuka. Reka mbabwire mwe bene data bakundwa, uyu munsi aka kanya noherejwe kuvuma Mirozi, kuko n'itegeko ryavuye mu ijuru. Ni nategetswe kuvuma Mirozi avumwe. Ahanga haravumwa Mirozi n'abashyigikiye Mirozi, haravumwa FPR n'abashyigikiye FPR. Abo bayishyigikiye barimo ibyiciro, nzabivuga ubutaha. Barimo ibyiciro, harimo abashobora kugirirwa imbabazi. Yes, abashobora kugirirwa imbabazi. Reka mbasogongeze, niba abandi badafite uko bagira, urumva, batirata kubera koko nk'aho bayifashe ko ari Imana koko yabakiza. Yes, abo ngabo nabatayifata nk'aho ariyo byiringiro bya, haleluya, nabatarayisimbuje uhoraho. Abo ngabo nabatarayisimbuje, abo nabatarayisimbuje. Hari n'ushobora kuyivuga ku munwa ariko umutima we udahari. Uwo nguwo afite ukuntu yasaba imbabazi, afite ukuntu yabigoronzora. Ariko hari abazi ko hari abazi ko bakomejwe na FPR, abo bavume mu izina rya Yesu Kristo. Niba Mirozi, dore impamvu rero nimuvume Mirozi, niko marayika w'Uwiteka yavuze. Rahira ko muri buhasimbuke, murahasimbuka mugiye kureba ibikurikira ibi, kuko aka ni akanwa k'Uwiteka karimo kuvuga, aka ni akanwa k'umwuka wera byubahiriza, kuko ari bunyumvire uko ategeza anyumvira. None muvume Mirozi, niko marayika w'Uwiteka yavuze. Muvume abaturage baho cyane, uvise iyo cyane. Wowe uracyatekereza ubuntu buciriritse, wowe uracyajya mu tuntu two kugambana no gukerereza abandi no kurwanya umugambi w'Imana n'ubunyoma no gushaka ko bakubaha cyane, ko rwose wowe nibyo ukirimo, naho wasumbirijwe. Wowe nta n'imbabazi, nta n'impuhwe mfitiye abanzi b'Imana, ntazo. Abanzi ba Kristo n'umusaraba, nta mpuhwe mfitiye abarwanya Yesu Kristo, nta mpuhwe mfitiye abarwanya imirimo ya Yesu Kristo, nta mpuhwe mfitiye abarwanya abubahiriza Yesu Kristo, nta mpuhwe mfitiye abakora ibyaha nkana babwiwe basubirwemo bongera basubiriramo, nta mpuhwe mfitiye abakenetse Uwiteka. Muvume abaturage baho cyane, ni muvume Mirozi, niko marayika w'Uwiteka yavuze. Muvume abaturage baho cyane, kuko batatabaye Uwiteka. Ntibatabarane n'Uwiteka kurwanya abakomeye, kurwanya bano bita ko ari buhoraho, kurwanya FPR, kurwanya abarwanya Imana, kurwanya
abarimo gusebya Imana, kurwanya abafite imbuto zaboze. Niyo mpamvu naje ndi uwundi. Icyakubera cyiza cyo kutamenyera aho ngaho nicyo cyakubera cyiza, cyangwa se wakumva bikurenze ukicecekera, urwo rurimi rwawe ukarizingira mu kanwa kawe. N'uwo mutima wawe ugutekeresha ukundi, ukawubwira uti mutima wanjye winkoraho nasumbirijwe, dore igihe mwahereye mwabanzi ba Yesu Kristo n'umusaraba mwebwe. Mwabanzi, abanzi ba Kristo Yesu, mwebwe muterura ngo ko mukorera shitani, mwebwe ntimunerure ko muhakana Imana, mwebwe mwandyarya, mwebwe mwabagambanyi, mwebwe muvuga basizwe. Ureke biriya birirwa bagira abasizwe batera umwako, muri bo ndimo. Narawuguteye nzagutera uwundi, niko bimeze. Niba utihanye wowe, niba utatuye ibyaha byose, ibyo wakoze byose, ubugambanyi bwawe bwose, ibibi byawe byose, ndimo ndavugana n'abantu, yewe niba utabyihanye ku mugaragaro ngo imbabazi z'Imana zikumanukire, uravumwa kuko uri merozi. Uko niko bimeze. Naho gutangwa ko mwaritanze urubyiruko, ubushize nabwiraga ba nyina base niba bakiriho cyangwa babarera cyangwa bagira gute, FPR yo yabogeje ubwonko, FPR yabahaye shitani. Urubyiruko yatanze urubyiruko ikinjira, irakomeza irarutanga, none mu gusoza kwayo igomba kwishyura Satani umwenda yari iyibereyemo, ari rwo rubyiruko rusoza kandi rugiye gushira. Koko mubyeyi, wowe niba uzi ubwenge, ukaba uzi ko umwana wawe bamwongeje ubwonko, ariko wowe ukaba ugitekereza, kandi ukaba nibura warigeze kuvuga Yesu mu kanwa kawe, tabaza Yesu Kristo akurokorera umwana. Kuko abo bana imitima yabo yagiyeho ibinure, ubwonko bwabo barabwogeje. Bababwiye ko ngo abari hanze bose badataha mu Rwanda, ngo FPR bici abo ngabo, ngo bari hanze, uko turi abanzi b'u Rwanda, ko turi abanzi ba FPR, ko turi abanzi ba Kagame utariho, ko turi abanzi gusa. Mwumve ibintu biri mu bana Satani agiye kumara. Aho ngaho tuhitondere cyane, twitonde. Uramenye niba uyu munsi utari bwihane ngo wature ubugome bwawe, wature ibyo wahishe ngo ntabwo bizagaragara, kandi byose bigiye guturumbuka bijye ku gasongero. Icyo batinyaga kikugereho byembye. Uragowe wowe utari buhindukire Yesu Kristo. Yes and yes. Iri ni iterabwoba. Iri niryo ni iterabwoba. Ndatera ubwoba umwana w'ubugingo, ndatera ubwoba uw'Imana yatumye uyu munsi kugira ngo akari gasigaye agarukiraho. Ndatera ubwoba. Ubu ni ubutumwa bw'iterabwoba. Kuko umuriro wamanutse gutwika u Rwanda, ugatwika abanyarwanda. Ndimo ubu ni ubutumwa bw'iterabwoba, nibyo ku mwana w'ubugingo. Ariko kuwarangije, kuwa byarangiranye, kuwakonoje, kuwabaye indiri y'abadayimoni, kuwabaye indiri y'amoko, uwo nguwo ukindikiye, uwo ngiwo ugomba kumvirwa, akubahwa, ngo kubera ko hari ukuntu ameze, uwo nguwo wihinduye Imana. Ni ukuri bamaze kuvuga ko ari bawuhoraho. Uwo nguwo wabaye uhoraho, uwo nguwo wihinduye Imana, uwo nguwo wiyubatse akiyubakamo ikintu ko ari ikimana, uwo nguwo avumwe mu izina rya Yesu Kristo. Avumwe. Mugiye gusezera isi, muyisezeye muri baruvumwa. Kuva mu isi cyo kibazo, gupfa cyo kibazo. Wa mugani wuriya nawe ntabwo ari cyo kibazo. Upfuye ute? Abenshi batinya no gupfa, ngo barashaka ngo kubaho, ngo bakomeze ngo babeho
babeho ariko babeho bangiza sha aho banyuze hose bahatera ibibazo babeho bangiza sha babeho bica di babeho bica bamena amaraso babeho bica urubozo babeho bakandamiza barashaka gukomeza kubaho ntago muri bubeho no kense ni muhindukira mwabaho gutese mwabaho kugira ngo mukomeze mwangize se kandi igihe kimara cyageze gutese murava mwisi kandi murayisigamo inkuru mbi nguki ubu ni ubutumwa bw'iterabwoba bwadutse nijye ubwadukanye kuko ijuru ryemeye ryanshizemo ifuye ryanyinjijemo intambara ikomeye ryanyinjijemo imbaraga zirimbura zisenyagura zirandura zishwanyaguza zivanaho hanyuma zikamerera neza abantu zigatera ibintu bikamera abantu bakamera neza ndiyo ihagije birahagije rwose c'est plus qu'assez. Qu'est-ce que c'est ça? Non! Ubu ni ubutumwa bw'iterabwoba nicyo Meroza avumwe yongera avumwe avumanwa n'abamushyigikiye. Yes, ubu ni ubutumwa bw'iterabwoba, of course. Yes, ubu ni ubutumwa bw'iterabwoba. Yes, reka mbwire rero abanzi rero. Kanze mbwire abanzi. Kanze mvuga rero umuntu wese witwa kwanza. Nibyiciro hari abanzi kera adresse yarahindutse abo nabo kubabarirwa. Hari abanzi ubu ngubu rero. Mwirinde, mwitonde, yewe muntu uziwe. Funga umunwa wawe. Rinda umutima wawe. Koko nambari urugamba. Okay? Ndi mu ntambara. Wirinde. Rinda umunwa wawe. Ururimi rwawe zirika. Umutima wawe hambira. Niba udashobora kubahiriza Yesu Kristo umwana w'Imana, uyu wampamagaye akaba amaze kumanuraho imbaraga zifuye, akaba amaze kunyumvisha ibikomere birimo kumurya, akaba yongeye gutsindagira, akaba amaye ububasha bwo kuvuma Meroza. Wirinde cyane. Zinga urwo rurimi rwawe, umutima wawe nushaka kuntekereza uzinga. Utitaye ko twasangiye, utitaye ko twabanye, utitaye ko wigeze ku matanu, utitaye ntugire ikintu witaho niba ushaka kubaho. Mose niwe wavuze ati abari ku ruhande rwanjye muze hano, abari ku ruhande rwanjye muze, ngo baraza disi. abandi umuriro amanukura abakongora. Biraje birasohoye ku manywa y'ihangu. Imana igaragaza ibyo yansinyiye, igaragaza ibyayo, igaragaza ko yantumye, ikanshyiramo buri kimwe cyose kizakenerwa muri iki gihe, igihe cyasohoye, kugira ngo ababyumva, abari bugirirwe umurimo wo gusigara bazavuga bati twahozwamo n'umuhanuzi. Uziko wa wundi koko yatumwe. Uziko wa wundi ari umuhanuzi. Uziko wa wundi Imana imuvugiramo. Niko mugiye kuvuga. Ndabasabira ngo mutazabivuga mubebera. Ndabasabira ngo ndabasabira. Ubu ni ubutumwa bw'iterabwoba. Yes, ni ubutumwa bw'iterabwoba. Yes, ni ubutumwa bw'iterabwoba. Ndabwemeye. Murabeho Merozi. Merozi bayi. Kore gihe mwahiriye ni mube mwisi. Bwo kuyanduza mutazadiniza ububyutsi. Kandi barakubwiraga cyogenda amahoro. Forisariko findura wabusize nk'uruki Rwanda. Aho ni waba warakoreye dayimoni. Ntago bakoreye dayimoni. Buretse wa mugabo, ntago bakoreye dayimoni, ahubwo bakoreye shitani. Bakoreye shitani 100%. Dayimoni nagapande gato. Aho nti baba barakoreye shitani. Wabaye hano kwisi
barangura tunga ndetse usumbya mirenge wegera ikitabashwa none birarangiye warangwaga no kwikunda irebera inyungu zawe abawe n'umuryango hari n'abatareba imiryango yabo nimuzimenye none urigendeye genda va mu bantu afindura usize mu ruki Rwanda aho ntiwaba warakoreye shitani yahindutse aho nyoko muntu wowe uyitsinda ukubonye umwana mawe ukidoga wowe sejimi birarangiye wakuki wahondaguye abantu ari umuyobozi sha wibwira ko ari neza uri gukorera igihugu none birarangiye icurubazo sha pindura muruki Rwanda aho ntiwaba warakoreye shitani ntabwo ari waba bakoresha shitani wasenye ababyeyi wowe urara mu rwawe ibibondo bibororoka umuryango ukajya kwangara none urigende ndababwiza ukuri ibintu byahindutse igihe kibirinduye kiribirindura ubu ngubu abari bukigendemo nabasobanukiwe ibyo ndimo kuvuga ubu hatangiye ubutumwa bw'iterabwoba funga umunwa wawe niba ntacyo ufite cyo kuvuga cyiza ururimi rwawe uruhambire cyane ntumenyere funga ubu ni ubutumwa bw'iterabwoba kandi iterabwoba rifite ishingiro rifite injyana rifite rifite aho riva naho rijya hambire uwo mutima wawe urimo gupanga ngo ibyo ugomba gukunkura ibikise ijuru riratabaye niba ijuru ryanyemereye kuvuma merozi niba ijuru ryanyemereye kuvuma abanzi b'Imana ndimo kuvuga ntabwo murimo kubumva hari neza reka nsubiremo ntabwo mwabumvise neza ntabwo mwigeze mubumva rero abanzi b'Imana abambere kategori ya mbere ntabwo ari abapagani mugiye gutanga abanzi b'Imana ariko mukawera niwo unzunguje muri aka kanya niwo unkoreye ibintu bikomeye abanzi b'Imana nimero ya mbere ntabwo ari abapagani muratangara ntabwo ari abapagani abanzi b'Imana ba mbere ntabwo ari abakora shitani kandi babyemera abo ngabo bazwi abo barazwi protège-moi de mes amis mes ennemis je m'en charge mu Faransa niko yavuze nawe atari yazi izengerezwa ya abanzi b'Imana ba mbere abanzi b'umusaraba n'uwo bambweho abanzi b'Imana abagomba kurwanya abamanuye umuvumo abamanuye umuriro w'amabombe n'ibindi byose bitwika kuri kiriya gihugu cy'u Rwanda ababimanuye naba vuga Yesu ntibakore ibyo ashaka reka nsubiremo abitwa abapagani Bibiliya ibita intumbi ntabwo rero ushobora gucira urubanza intumbi bikeneye kuzuka kugira ngo ibe nzima nta hantu na hamwe bari bacira urubanza intumbi nta hantu na hamwe bari bajyana intumbi mu rukiko nta hantu na hamwe bari babaza intumbi umusoro nta hantu na hamwe bari bavuga ngo intumbi ngo nijye ngo guhaha ngo intumbi niteke ngo intumbi nikore neza ni intumbi nyine Bibiliya batafite Yesu muri bo bitwa intumbi abo rero urumva ko atari bo ba mbere abandi banzi b'Imana ntabwo ari abakorera shitani ab'Imana ifiteho urubanza
bambere abateye umwako nibo nzanye sorry yego abakora shitani nyine bakora shitani bahisemo bamesa kamwe n'abantu b'abagabo cyane bazazira ukuri ibyo bangiza biri ku murongo birazwi abapagani nabo bafite uko bagenza dore abamanuye umujinya w'Imana dore abamanuye umuriro w'amabombe ku gihugu ufite amatwi niyumve nabo banyamadini ni buri wese wakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwe nk'umwami n'umukiza yego yarangiza aho kugira ngo ajye mu murongo w'uwo nguwo agakwepera kwa merozi yes akavuga Yesu abeshyira abandi akavuga Yesu agambanira abandi akavuga Yesu yica nabi yica urubozo aho anyuze hose hagomba kuvuga induru akavuga Yesu ari umugome akavuga Yesu ari umunyamoko akavuga Yesu adashobora kugirwa inama akavuga Yesu yica akavuga Yesu agambanira yirwa atanga abantu akavuga Yesu yirwa ababaza ariko zikubabaza kuba ungura umukozi w'Imana uvuga Yesu cyane unasenga cyane ariko akagira abantu birirwa barira bakarara barira kubera wowe ngaborera abanzi b'Imana ba nimero ya mbere nabo ngabo banyarwanda kazi ubu n'ubutumwa bw'iterabwoba bwadutse abavuga Yesu bakagenda ukundi birirwa bihesha amahoro kandi ari abagome abo ngabo nibo bamanuye umujinya w'Imana kuri kiriya gihugu igitondo kimwe amanywa amwe ijoro rimwe umuriro uramanuka muri kiriya gihugu ugitwike kubera abo ngabo watambikanye benshi ubaburisha irengero abantu barasa umugenda wibwira ko bizahura none urigendeye forisa ariko findura warusize nk'urukirwana aho niwaba waragoye shitani intasi munanya ngo barantatara ngo baranetse aricyo nkwitayeho wowe cyangwa nawe ukamwisha none urigendeye wakoreye ifaranga uzi yuko ukora bizinesi wiyanuriza ibiganza abawe nibo bazishyura wakoreye ifaranga uzi yuko ukora bizinesi wiyanduriza ibiganza abawe nibo bazishyura ariko uyu muhanzi nawe wakoreye ifaranga ubika ifaranga ukorera bizinesi wica abantu wiba abantu ukandamiza abandi ubacyurira ubahoza ku nkeke abawe nibo bazishyura abawe niba bagiye kuzishyura niba hari ikizasigara niba ntawe uzasigara ibyo wangije bizashyurwa na leta yewe muntu wabibye wowe ibyo biba byose ugiye kubisarura musaruro uraje kugeze mu maso abo warijije bose ayo marira ari kuri ku mutwe niyo mpamvu umuriro kumanukiye wowe abo wagambaniye bose baba barapfuye cyangwa bakiriho ibyo bikuri ku mutwe ayo maraso wamennye akuri ku mutwe ibyo wibye by'abandi ukaba ubirimo uhinda umushyitsi cyane kuko ugiye kubipfiramo umuriro ugiye kukumanukira muri iyo nzu urimo wawuguje umuriro urakumanukira muri urwo ruganda urimo kurya ibyarwo ba nyirarwo bangara umuriro urakumanukiye bye uyu munsi natangije ubutumwa bw'iterabwoba
kuko uhagarikiwe n'ingwe aravoma nayo niba kuvoma mpagarikiwe n'ingwe mpagarikiwe n'intare yo mu muryango wa Yuda intare yo mu muryango wa Yuda yatontomye yivuze intare yo mu muryango wa Yuda yivugiye muri jye ngo ni mvume merozi n'abambari yes wigendere forisari kufindura wabusize nk'urukirwana aho ni waba warakoreye shitani ariko mana yanjye ibintu byahindutse udahindukana nabyo ntabwo Imana izamumbaza udahindukana n'igihe kuko byibirinduye udahindukana n'igihe udahindukana n'ubu butumwa bw'iterabwoba ariko ni ubutumwa bw'iterabwoba kuri uwo nguwo ugira ubwoba icyampa ukagira ubwoba yego icyampa ukagira ubwoba we ngaho se ni gutera ubwoba maze mu kanya uhindukirire Yesu umwature disi umwakire mu bugingo bwawe wihane akubabarire wo kuvumanwa na merozi nguki sinkuzi wa munyabyawe wa mugomewe wangije wabwirukaga kumva sinkuzi nawe ntuzamenye Vindura wawusize nk'urukirwanda aho ntiwaba warakoreye dayimoni forisariko gufindura se muzi n'icyari cyo mwebwe muzi ubufindo ko muri biturumbutse gusa byaje biturumbuka ngo biraturumbutse ngo biraguriye ngo birashaka amafaranga ngo biramera amaraso ngo biragambana ngo abandi ngo ni ba useless wowe uri useless milfa abandi ngo nta bwenge bazi abandi nta kintu bazi abandi ntago abandi ntago waba usize nkuru ki i Rwanda gusiga inkuru legacy aho ntiwaba warakoreye shitani ahubwo ukorera shitani kandi iraje irabahemba da shitani irabahemba ni mwebwe mwabyivugiye ni mwebwe mwabyikoreye ni mwebwe mwabyihamagariye ntago ari jyewe icyo nakoze uyu munsi ni uko nategetswe kutangiza ubutumwa bw'iterabwoba aheraho wari ushobora kubayagira koba na gato ni mwebwe mwabyikururiye merozi n'abambari be mwaba merozi mwavumwe izina rya Yesu Yesu rwose Imana iravuma Yesu rwose ntagavuma Yesu rwose Yesu erega Yesu azatugira ibibazo tuzakomeza tumire dutya tuzakomeza tumire dutya kuko turi barebare kandi n'Imana yaduhaye n'igihugu turaza turutahana na merozi we ngwiki ni mwebwe mwabyihamagariye ni mwebwe mwivumishije nshoje umuhango nshoje umuhango genda gusoza twaje hano twese twaje twisize icyezamutima uhora wererwa na gihanga cyandereya babyeyi batubyaye babujije kuturera no kutubona ubudukuze namwe bavandimwe bacu barimo ibisekeramuranzi byasekeraga imihoro nimuseke mugororoke mwakira amaturo y'amashami yanyu yashibutse nimwakira amatungo atungiwe i Rwanda nimwakira imbuto zisakambye mu Rwanda
mudutsindira abanzi nk'uko twanabatsinze. Impundu duteye ntizibateshe ijabiro ryanyu, museke mugororoke. namwe munyumvire, ngewe ndangije umuhango ijuru ryambwiye gukora kuvuma buri wese urwanya Imana. nta muvumo, aka kanwa mureba ibyako byahindutse ibindi. niyo mpamvu mbere yo kuvuga, mbere yo gukomanta, ubanza uzirike ururimi rwawe, wongera uziture, wongera uzirike, wongera uziture. Noneho numara kwiheba uvuge, umutima wawe ubwira uti byadukomeranye ngewe nawe, ijuru ryatuhagurukiye. umutima wawe uwurinde kurusha ibindi byose birindwa wowe. ntabwo ari jye wavumye, nimwe mwivumye. nge ndangije umuhango. Satani mwarayihaye, murayogeza ku manywa y'ihangu, muhakana Imana, mwiyita uhoraho, mwirata amoko. shenge we niyabamaze. umuriro uramanukira buri wese urimo kwirata ubwoko bw'ubututsi, urimo kwirata ubwoko bw'ubuhutu. umuriro uramumanukira, umuriro uramumanukira. buri wese wirata ubututsi, buri wese wirata ubuhutu, buri wese wirata ubwega, buri wese wirata ubunyiginya. umuriro uramutwika. nutamutwika, Kristo Yesu arabatarantumye, arabatampaye ubutumwa bwo gukura umutima bw'iterabwoba. ntabwo nzi, nanjye ntabwo nkuzi, nawe ntuzamenye. nta hantu namwe tuziranye, nta naho tuzahurira, kuko ntabwo duhuje. urakoze Mana yaremye ijuru n'isi, Uwiteka Nyiringabo, Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, Saka na Yakobo, Dawidi, Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, Mana ya Dawidi, Mana ya Yosefu, we ye Mana ya Mose, Mana ya Bashuwe, Mana ya Esiteri, Murebwayire urimo kuvugana namwe. Mana yanjye, Imana nabonye, ayiwe we, Imana nzi, Imana nubaha, Imana nigengesera, ayiwe we, Imana y'urukundo, urukundo rwe. yo Imana Kristo Yesu Mwami, niryo zina rye, niryo zina rye, niryo zina rye. mwigire hino rero mwebwe abari ku ruhande rwanjye. ndavugana n'umuntu wuzuye umwuka wera kandi we yasobanukiwe ibyari ibyo ndimo kuvuga, kuko bembereza kwisha maneno, kwisha. abari ku ruhande rwanjye rero abari ku ruhande rwanjye, niba bari ku ruhande rwa Yesu Kristo, niba bari ku ruhande rw'umwuka wera, niba databa twese arimo kureba neza, abo ngabo murigira hino. abo ngabo ndabariramo n'abitwaga abapagani, ariko bavuze batereka twebwe tugiye kwakira inzira, ukuri n'ubugingo niwe Yesu Kristo, twebwe tugiye kumwizera. abo murigira hino, murumva neza. mwebwe nimwe Yesu yashaka ko muvuma Merozi, hanyuma mwebwe akabarokora. urumva neza, urumva ko mwebwe mwatanzwe, muravamo, muvemo mwebwe, muvemo. ubutumwa bw'iterabwoba nibwo bwadutse, ubundi mwakinaga. inkuru yamamaye hose, inkuru yakwiriye hose, inkuru yageze hose, inkuru yamenywe na bose, kubwoko bw'Imana bwaguzwe, kubwoko bwawe bwagambaniwe. cyo nimundera neza bizera bose,
nongere mbabwire ko nta muntu nziranye nawe. Umuntu uri mu rundi ruhande, umuntu utagiye kuri uru ruhande rwanjye, umuntu utari mu ruhande rwa Yesu Kristo wamenye amaraso ku musaraba, umuntu utarimo kugera mu nzira zo kugira ngo iki gihe dusohemo aho Imana dushaka igashaka umuntu uhagaze neza mu byo yizera, igashaka umuntu wubahiriza uyu mwana w'Imana wapfuye akazuka hanyuma this way yewe nta muntu nziranye nawe, ntawe nigeze menyana nawe. Abantu nziranye nabo n'abakuru uruhande rwa Yesu Kristo. Ngo iki? Abo nibo genda kumwe nabo. Niba hari ibintu hishe, niba hari ibintu ubitse, Imana iguturumbure mu izina rya Yesu Kristo, ikwanike ku mugaragaro. Oya, ntabwo ipfa kwanika. Yakubwiye rimwe, kubwira kabiri, kubwira 10, kubwira 100, kubwira 500. Yes, ubu rero nutabiturumbura ngo biveyo, uravumwa, urajya mu mwanya wa Merozi. Wowe atari wihana, ukatura, ushaka rata amahoro, ushaka no gusiga inkuru imezite imusozi. Ushaka no gusiga inkuru imezite imusozi. Ushaka no kuba umukunzi w'Imana, ariko abavumwe n'abanzi b'Imana, abanyamadini bose muri mu Rwanda, mwebwe mwebwe nimwe mugiye kumanura umuriro w'amabombe agiye kuzimagiza ririya juru. Rubyiruko barababeshye, babogeje ubwonko, bababwira ko abantu bari hanze ari abanzi. Ntabwo bigeze bababwira impamvu abantu bari hanze, ntabwo bigeze bababwira amateka mazima. Rubyiruko wowe uri bwumve, hari umwe uri buvemo avuga ati ariko ubundi koko, ubundi ibi ni ibiki koko. Agira akenge. RDF 0 point, RDF 0 point, FPR 0 point, ababishyigikiye 0 point. Mwese muri hanze murava, igihugu kirava. Ibyo nzi mwari mubizi, igihugu kirava. Uwiteka yakuyeho amaboko, Uwiteka yigiyeyo, nta kibakingiye. Yiba mwari muzi byonzi, nta kibakingiye. Nicyo nsaba niba ngutoniyo, niba undwakaye, kemera ko nicyo nsaba. Nanone ejo nk'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba, nzabwira umwami icyo nsaba. Nanone ejo nk'iki gihe, nanone ejo nk'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba, nzabwira umwami icyo nsaba. Nanone ejo nk'iki gihe. Reka mbabwire irindi tangazo rimanukanye ikubagahura, imanukanye ikubagahura, iravuga ngo niba ufite ikintu cya FPR wariye, niba FPR yaragutunze, niba FPR yarakwigishije, niba FPR yaraguhembye ifaranga, niba yarakuguriye amakaye, niba yarakuriye minerivare, uwo ni umwenda, ni shitani, ni umuvumo kuriho, mu ibikundanye birajyana. Ihane. Niba udashobora gusubiza amafaranga baguhaye, niba udashobora gusubiza umurimo baguhaye gukora, niba udashobora gusubiza amafaranga ibi iri nivuga butumwa ry'iterabwoba. Ubu ni ubutumwa bwo guterabwoba. Niba udashobora kwitandukanya nabo, wowe Merozi, ariko wowe mwana w'ubugingo we, niba FPR yagukoreye ibyo ngibyo, wari mu butamenya, ikakwigisha wari mu butamenya, wari uzi ngo ari leta nziza nyabuso. Niba uzi ko yaguhaye akazi ukayikorera,
Rwose FPR umuryango w'Abanyarwanda wumva nyabusubishije Kagame oye ni wowe nta wundi ni wowe Mana ishobora byose Kagame Paul uri Yesu niba uzi ko hari ikintu cyiza FPR yagukoreye ni kimwe babarira ukihane niba udafite ukundi kuntu wabigenza ariko ukaba wiranda konti y'ubugome y'uko Imana yayivumye ako kakinjira usaba Imana imbabazi ntushobora kuyisubiza amafaranga wenda yaguhaye ntushobora kuyisubiza amashuri wenda yakwishyuriye ariko Mana yanjye werahira ujya imbere y'Imana wishwanyaguze uvuga uti ntabwo nshaka kuvumwa ntabwo nshaka gufatanya na Merose ndakuburiye dore uyu munsi natangiranye n'ubutumwa bw'iterabwoba nani banonye undwakaye ibu yishimira gasoho zicyo nshaka arawe inama z'abagome mbuze imigambi y'abaduhiga fana wababangamiye ububyutse uzasozwa natwe ubwoko bwawe ubu rero babandi bazi ngo ba analyst ba philosophe ba théologien ba masters ba mastering baravuze ngo none se ngo ninde ngo ko ari igihugu ngo ariyo leta ihari ubwo se ngo nyine ngo twarariye ngo batwishyuriye amashuri ngo baduha amamarete ngo baduha ibiryo ngo baduha n'akazi ngo dutwara n'imodoka ngo zigezweho ngo tujyane muri minisiteri ya terekaseveze ngo ubwo se koko ngo ariko rwose ngo se ngo ubwo koko ngo rusunguragira ngo tugire dute ngo rwose ngo ko twacanze imari nabo ngo tugacanga imari kandi ngo twari no hanze noneho ngo badukira mu gihugu ngo nuko ngo baraza rwose ngo nukuri nibo badugize ngo turabigira duteguye kandi rwose biravuze n'ibiki we umutima wawe niwo ugucira urubanza niba barafashe FPR nk'Imana ikaba ivumwe nka Merose wowe niba wumva yakuzanye mu gihugu ukaba yishimagiza ko ari nziza hari amaraso yameneye muri icyo gihugu hari amaraso yazimagije igihugu amaraso ari mu Rwanda rero niyo nyine niyo rukuruzi y'ibi bibombe bigiye gusukwa aya maraso niyo rukuruzi y'uyu muriro ugiye kumanuka yes rero iyo ibintu nk'ibi bivuzwe ni ukugira ngo umwana w'ubugingo yiyarure ntabwo ari gucira urubanza ndo icyo nakoze ni ukuva Merose n'abambari be kuko badashyigikiye Uwiteka kuko badashyigikiye Uwiteka kuko badashaka iby'Uwiteka kuko badatabara Uwiteka kuko badatabarana n'Uwiteka kuko badashaka Uwiteka kuko bamubeshya kuko bamuryarya hanyuma bagatuma n'abandi batinjira nabo ubwabo babambiye umuryango yes aho ubu ni ubutumwa bw'iterabwoba nibyo gutera ubwoba uwo nguwo kuko ushobora kugira ubwoba hanyuma ubwo bwoba bukagira icyo bubyara ubwoba nibukubyarira agakiza haleluya ubwoba nibugutuma ukomeza kwinangira uri umwanzi w'Imana izo ubwoko bwawe babisha udukize mwene amadata uwo ni amano mwagagi umwanzi wawe n'ubwoko bwawe
sinzi niba mushobora kumva ko imikino yarangiye. Sinzi niba abantu bari mu kiriya gihugu cy'u Rwanda bashobora kumva ko imikino yarangiye. Sinzi niba abari hanze nabo bashyigikiye Rwose niba bashobora kumva ko imikino yarangiye. Sinzi niba mwumva ko kiriya gihugu nta nubwo kigiye kuba itongo, kigiye kuba irimbi. Sinzi niba muri bakubyumva, sinzi niba mwumva ko ibintu byarangiye, ntabwo mbizi. Abari ku ruhande rero, abari ku ruhande rwanjye na Yesu Kristo, abari ku ruhande rwanjye ni Imana yo mwijuru, iyi Imana yihagije, iyi Imana yabayeho mbere igihe tutazi, iyi Imana iriho izahoraho, ko yarari na nubu niko ari niko azahora. Iyo ngiyo iyo Mana ubugubu nkorana nayo muri iki gihe yitwa Uwiteka Nyiringabo. Nyiringabo niryo zina rye, niyo turi kumwe, ari nayo mpamvu haje ubutumwa bw'iterabwoba. Yes, ururimi rwawe uruzirike wa muntu we, zirika urwo rurimi rwawe, umutima wawe nawe ujambishinge ubwira uti narakubwiye ibintu wiri gupanga by'ubugambanyi n'ubugambo no guteranya no gutiriganya no kwicana no kurwanya n'ubunyoma n'ubugome. Zirika ubu nyine abo Yesu akeneye n'abatabarana nawe nyine n'abafite ifuhe nyine n'abamurengera nyine ari wowe. Yes, iba ngutonyeho ka unzizina nibu nyishimira kemera ko micyo nsaba gusabye Rwanda, Burundi na Kongo, Yesu ngo bibe umwandu wawe, gusabye Afurika n'Uburayi, Yesu ngo bibe umwandu wawe, gusabye Amerika na Aziya, Yesu ngo bibe umwandu wawe, gusabye sayani ya n'isi yose, Yesu ngo bibe umwandu wawe. ubutumwa bw'iterabwoba tuzakomeza tubukomeze kuko ni igihe cyabwo. Haleluya. Abashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi mu buzima bwabo, w'inzira kuri akaba n'ubugingo, akaba akeneye icyubahiro cye, akaba agomba kukigarura ku ngufu. Nibyo mwategereje, hari nicyo mwarindiriye. Abo mvugana nabo barizi, mwarindiriye ko Yesu Kristo umwana w'Imana, Uwiteka Nyiringabo, amanukana n'ingabo ze akaza kuba kwisubiza icyubahiro cye ku ngufu. Nicyo mwarindiriye, murabibonye rero, murabibonye. Abari ku ruhande rwanjye n'Uwiteka Nyiringabo mwigire hino. Abatari bakizwa, aribwo bwa mbere wumvise ko Yesu ari we nzira kuri n'ubugingo, aribwo bwa gatanu se cyangwa bwa 10 byumvise, ariko ukaba utari warabikoze, ubu ni igihe cyawe. Uyu munsi ubutumwa bwakuziye ni ubutumwa bw'iterabwoba. Okay, yes, abo ni ngiye kubanza nabo. Wowe wabaye akahebwa rero. Reka nawe mbikubwire ukuntu wowe wirimbuye this. Wirimbuye. Ya, babaremeye ijuru, dore Rwose yabaremeye ijuru ntago bababwiye ko babaremeye ijuru barari baremeye n'iryo mugiye kujyamo. Niba mudashaka ijuru ry'Uwiteka Nyiringabo ntago ryo mushaka, murashaka ijuru rya Rwose. No. Oh no. No. Murihe. Mategeko y'Abamedina b'Abaperesi, uyu munsi ndayavuguruye.
hino mwigire hino mwebwe abashaka kwakira umwami Yesu Kristo wapfuye akazuka yabambwe ku musaraba agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu. Mwigire hino mwebwe mwumvise ko ari we nzira akabukura akabugingo. Mwigire hino mwebwe ntimuzamukerensa nk'aho bamumenyereye. Mwigire hino mwebwe niba aribwo bwa mbere mugiye kumwakira. Mwigire hino, igira hino nawe wajya guhora ubyumva ariko ntubikurikize. Ubutumwa bw'iterabwoba bwakugezeho we. Ngwino ni chance yawe. Wowe Imana yakubaraga nkaho nta cyuzi. Wowe ntabwo wigeze umenya ngo ijambo, ntuzi aho matayari, ntuzi ngo no kumenya ngo guhishurirwa, ntuzi kujagajaga n'ibindi bitabo. Ntabwo wowe ubizi mama, ni wowe ubutumwa bw'iterabwoba bwagezeho. Ubu ni wowe Imana ishaka, ni wowe ugiye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Rero wowe utazi iyo biva niyo bijya mama, iyizire subira muri risengesho uvuga uti mwami Imana, numvise ubutumwa bw'iterabwoba ariko numvise ko ngiye ngifite amahirwe mfite ni Yesu Kristo wenzira akabukuri akaba n'ubugingo. Rero ndamwakiriye mu bugingo bwanjye, nizeye ko ari umwana w'Imana, ndizera ko yamfiriye ku musaraba, ndizera ko yameneye amaraso. Kubw'iyo mpamvu Mana, nyandukura mu gitabo cy'urupfu, kuko nari uwo kurimbuka, ariko noneho nakiriye ubugingo muri jye. Nyandukura mu barimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo cy'abazabana nawe iteka. Mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Nshiye bugufi, ndihannye rwose. Ndagusaba kugendera mu nzira yawe. Mwuka wera wa Yesu Kristo, ngwino umfashe, ngwino unyobore, ngwino unyigishe, ngwino ungire inama, ngwino undinde gukenyuka, ngwino undinde kugenda na ba Mirozi bavumwe, ngwino umbesheho kuko ndakwizeye, ndakwihaye, ndakwiyeguriye. Ngaburira iby'ubugingo mwuka wera, ijambo rizima. Ndinde umwanzi n'abambari be. Urakoze data, kumpaye agakiza ku buntu. Nakiriye ubwo buntu, nakiriye imbabazi, nakiriye nanone urukundo rwawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Abangaba bavuye mu rupfu bagiye mu bugingo. Niko bimeze, natwe niko twatangiye. Niyo mpamvu ngiye kubasengera. Abangaba n'abasa 11 cyangwa se saa 6 z'ijoro. Yuko niko bimeze, niko bikora. Aba barabanyabyaha none bahindutse abakiranutsi, aba bari banduye none barera. Rero mufunge imiryango, nimuzongere gukora ibyaha ukundi. Mutangire mushakishe mubaze umwuka wera abayobore mu ijambo. Reka mbasengere. Ayiwe, nimwe yashakaga, nimwebwe yashakaga. Nukuri kandi ngo abasa 11 nabo bahembwa kimwe n'abasamoya. Abasamoya bakiri mu magambo bavuga ngo barase baturutse hehe, baje nyuma, ntago bazi ibyo twari turimo, ntago bazi aho tugeze. Wow! Ubwo se barabahemba nkatwe, ubwo se bagomba gukora nk'ibyacu, ubwo se bo bafite umwanya hano, barawufite kandi barahembwa nkamwe. Data ndakwereka abangaba batorotse urupfu, abangaba bumvisha ubutumwa bw'iterabwoba, bakaba batorotse urupfu, bakaba binjiye mu bugingo. Abangaba bitandukanije na Mirozi, abangaba bitandukanije n'umuvumo. Aba bagiye ku ruhande rwanjye nawe. Abangaba ndabashinganishije mu izina rya Yesu Kristo, kuko
kuko bumviye ubutumwa bw'iterabwoba. Haleluya, barabwumviye rero kandi burabakorera, burabahesha kurama. Haleluya, burabahesha kubaho, burabahesha mahoro. Bakiriye umwami w'amahoro, ndabasengera kugira ngo barame babone ububyutse ukuntu bumeze. Barame bazumva impanda. Haleluya, barame maze birebere ukuntu ububyutse bumeze. Ukuntu ububyutse ari ibishya gusa, nta muntu ushobora kubivangavanga, nta muntu ushobora kuza kubikiniramo. Yo, aba ndabasengera ndabashinganishije mu mbaraga zazuye Yesu Kristo mu bapfuye, kandi umwuka wera arabiteraho ikimenyetso. Haleluya, urakoze Mana, urakoze ko yari umusaruro. Uyu ni umusaruro wa nyuma, uyu ni umusaruro wa nyuma ubanziriza ububyutse. Aba bari mu musaruro wa nyuma, aba bari mu isiganwa, aba bari mu gucuranwa, bari mu gutanguranwa. Haleluya, urakoze ku gitabo cy'ubugingo kigiyemo abantu kandi bo batazigira ibyo nkaremze. Urakoze Mwana, izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri ubu butumwa bw'iterabwoba. Kiza ubwoko bwawe babisha, udukize mwene amagata, ubone hamano mwagagi, umwanzi wawe n'ubwoko bwawe. Ngusabye umuryango wanjye wose, Yesu ngo tuba umwandu wawe. Ngusabye imiryango y'abahishuwe, Yesu ngo babe umwandu wawe. Ngusabye umuryango wanjye wose, Yesu ngo babe umwandu wawe. Ngusabye imiryango y'abahishuwe, Yesu ngo babe umwandu wawe. Nanone ejo n'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba. Yemwe abamaze gukizwa, namwe bene data, dusangiye gahunda, abari kumwe nanjye na Yesu Kristo. Ndashima Imana kuri ubutumwa bw'iterabwoba. Haleluya, ndashimira Imana kuri ubutumwa bw'iterabwoba. Umuntu wese turi kumwe mu bayishuwe, ugipigapiga, apigapiga, agere gute, avangavanga. Go! Genda! Kandi uragiye koko. Ariko ibyo ni iki? Ariko ibyo ni ibiki? Ariko ibyo ni ibiki? Mwa bantu, ibyo ni ibiki? Abantu mwese mwamenyereye iby'Imana, abantu mwese mwamenyereye iby'Imana, abantu mwese mwamenyereye iby'Imana, abantu mwese mwamenyereye Imana, abantu mwese mwaze guhinduka, abantu mwese mwasuzuguye Imana kubera ko ntacyo ngo ibatwara. Abantu mwese mwakeresheje ubuntu. Abantu mwese mwikorera ibyo mushatse, ngo Imana ngo iri kumwe namwe, ngo Imana yavuze itavuze, wavugishijwe na shefu w'abarangi, wumvisha imyuka y'abacwezi ngo Imana yavuze. Imana yavuze, hanyuma ntiwareka ibyo ngibyo urimo. Imana yavuze ntiwahinduka. Imana yakuvugishije ukomeza kumera gutyo. We toka Satani wowe. wiyanuriza ibiganza, abawe nibo bazishyura, cyonga wigendere. Forisari Findura
wawusize nk'uruki Rwanda aho ni waba warakoreye Satani. Imana yavuganye nawe urakomeza uragambana toka Satani. Imana yavuganye nawe urakomeza urabeshya. Imana yavuganye nawe urakomeza usuzugura abo yaremye. Imana yakuvuganye nawe urakomeza urica. Imana yavuganye nawe ukomeza ibinyoma. Imana yavuganye nawe ukomeza ubugome. Iyo Mana ni y'abacwezi. Iyo Mana ntabwo ari Uwiteka Nyiringabo. Reka mujye mubeshya ariko mugereranye. Imana yavuganye nawe niwahinduka koko. Imana ivugana nawe iki? Imana yera ivugana nawe iki? Ivugana kwandura. Imana yavuganye nawe iki wowe? Ko ari imyuka y'abacwezi yuzuye benshi muri bwe. Imyuka y'abacwezi iravuga izina Bibiliya. Bucakura, izubucakura, izigusigiriza, kuvuga ngo ni umweru kandi ari umukara, ni umutuku kandi ari beige. Imyuka y'abacwezi niyo yuzuye benshi muri mwe. Nikimenyimenyi ntabwo Imana yavugana nawe, ntabwo waba waravuganye n'Imana, ntabwo waba warabonanye n'Imana ngo utahinduka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Iyo si Imana nzi. Ntabwo ndi ari Imana nzi yampinduye. Ntabwo ari Imana nzi. Imana nzi ni Imana ikoze n'akantu kangana urwara. Niyo ukoze akantu gato ihoni riravuga ukabura amahoro ugahita wihana. Niyo Mana nzi. Iyo niyo nizeye. Ariko Imana ivugana nawe ukamenyera ibyaha ugakomereza mu byo wari urimo ukiyiriza ugasenga ukigisha ukarushaho kuba mubi. Iyo ni abacwezi. Iyo ni y'abasilamu. Niyo ngiyo rero mwaretse kubeshya. Ninde wahuye n'Imana akakomeza kumera nk'uko yari ameze? Ninde wahuye n'Imana? Ninde wavuganye n'Imana agakomeza gukora nk'ibyo yakoraga? Ninde se? Ni Aburahamu se? Ninde se? Ni Isaka se? Ni Yakobo se? Ninde se? Ni Yosefu se? Ninde se? Ni Mose se? Ninde se? Ninde koko wahuye n'Imana agakomeza ibinyoma? Ninde se? Bikaba umwuga. Ninde waba waravuganye n'Imana agakomeza kumera nk'uko yari ameze, agakomeza kamere zose? No, have. Ubu ni ubutumwa bw'itera bwoba bwadutse cyangwa se bukomeje bwongereye ubukana. Mwibeshyera Imana. Nayo iraje iyirwanirire. Iraje bagaragaze. Ntabwo bizakomeza gupfukiranwa. No. Ibyo mwatinyaga biraje bibagereho. Ibyo mutinya birabugarije. Mwanze guhinduka. Ndavugana n'abanyamadini. Ndavugana namwe mugiye kumana umuvumo. Umuvumo ni mwebwe murimo kukurura. Yes, niwo muriro ugiye kugwa mu gihugu meze nk'amahindu yaguye Gabawoni. Imana yakubwiye. Ariko abantu bazi kubwirwa n'Imana. Iyo inshwezi nyine. Inshwezi indangi nizo zakubwiye. Yes. Abanyamadini birirwa babira hariya. Imana yantumye rwose. Ubwo rero nanjye yantumye irantuma ngo muraho ngo FPR ngo amatora ngo Kagame ngo yego Kagame ngo arongera aratorwa n'ibiki byose. Masengesha apfuye. Masengesha Imana ikeneye yahise. Uje wese musenge. Uje wese musenge. Erega murasenga. Erega ni musenge. Erega tugiye gusenga. Erega turazenguka dusenge. Erega turasenga. Erega gusenga erega nugusenga. Mbese kuki mutavuga iyo imiterere yo gusenga? Imana sikeneye abasenga. Ninde wakubwiye ko Imana ikeneye abasenga? Imana ikeneye abihana bagasohora izo puberi, kandi abagomba kwihana n'abazi ibyo bihana. Abakuru mwanze kubwira abana amateka y'ukuri. N'abayazi nibishwi reka da. Mwanze kubivununurayo, mwanze kwihana.
kugira ngo muzakire n'icyo murokora mwanze kwihana abo bana nabo n'ababa bazi ukuri reka da imizimu yabase yarabazimagije imizimu y'isekuru imizimu y'amoko ngo barakomeye nguki kwihana kwatura nibyo Imana ishaka mwahemukiye abantu mwababaje abantu mwavishije amaraso abantu imitima y'abantu irava amaraso kubera mwe ariko ngo Matayo ngo buriya ngo yashatse kuvuga ngo ntuza nimwe ntabwo ushobora guhura n'Imana ngo utahinduka Imana yampinduye ikangira uko yangize uko siko nari imeze nawe yabigukora uyemereye genera yemereye iyo uyemereye ikintu cya mbere ari cyo abantu banga ngo nuguseba ngo nuguseburura niyo mpamvu igihe cyose utemeye guseba igihe cyose utemeye kwandagara igihe cyose utemeye kwandagazwa igihe cyose utemeye ko ubiciro ry'imigani nta hantu ushobora guhurira n'uyu mwami w'abami Yesu Kristo w'i Nazareti Imana ishobora byose nta hantu mushobora guhurira kuko niwe wandagaye wa mbere mawe wabaye antikristo rwose iyo ukiri smart kubera ko uturuka mu bwoko bwa smart ntabwo mwebwe mwihana ahubwo muriherera mukabwira Imana wiriwe Mana nitwe tuyoboye rero utwumvire okay it's okay mwanga guseba muranga guseba ubu umuriro ugiye kubagwiraho amabombe niho muzaba muhawe icyubahiro se imiryango igiye kuba desime kubera ko nta kiyikingira gihari wananiwe no gukingira umuryango wawe ndavugana nawe pastor ndavugana nawe muvuga butumwa ndavugana nawe wita umuhanuzi ndavugana nawe wita umwigisha ndavugana nawe wishyizeho ntacyo umaze ubwawe ntabwo wikingiye n'umuryango wawe urawumarishije reka bariko nkubwira uri bure useless ntacyo umaze mu ruhando rw'abera mu byivugo by'abazaba baserutse imbere y'intebe y'Imana uzamwara Satani azavuga ati azagukora mwijigwa ati ngwino useless wanjye we fa ubutumwa bw'iterabwoba nibwo bwadutse yes imbere ya Kristo Yesu uzivuga iki se kwanze guseba uzivuga kwanze guseba uri imbere y'umucamanza utabera ari Yesu Kristo wabambwe yambaye ubusa ni kuzigira kukomoka hese takataka mwihane hagagose turazenguruka igihugu dusenga twongera dusenga duhitahita dusenga turambura dusenga dukata dusenga turasengera ububyutse turasengera gose turahagarika intambara ibyo se ninde wababwiye ko Yesu abibyo ashaka shaka ko mwihana mwature nimubwire leta ko ari abicanyi nimubwire abanyamadini ko ari abicanyi ko ari abafatanyabyaha nimubabwire nimuhuruze igihugu cyose mwihane ngaho se kwihana nimukozaho ko mudakozaho se biragenda bitese ko mudakozaho twose turasenga igihugu cyose ngo kirasenga ngo bagende ku mupaka gusenga gusimbuza ngo n'abasenga bashaka ko bavuga ngo gusenga abantu bose ngo barimo barasenga we kuki mutavuga kwihana kuki abapasitori mutihana kuki mutihana amoko kuki mutihana amoko kuki muri abafatanya byaha na ba merozi nawe mwahindutse ba merozi kuki ibyo mutabisohora kuki mutihanira bose kuki mutajya mu cyuho cy'abanyagihugu bose kuki mutabagira mu cyuho mwabagira mu cyuho se namwe mutigiriye mu cyuho we ngo muri abakize ko mugiye guhinduka ibyondo rwose ibyondo aho mwageze Yesu Kristo mumusuzugura buretse hari itetere nabonye ngo abarwaye arabarwaye uko ni ukuri iriya tetere yarandyoheye Yesu Kristo akurwaje wiki yes Sarico, fino
usize nk'urukirwanda aho ntiwaba warakoreye shitani imitsi cyase muhane ibinyoma kugasongere cyane cyane mu babyeyi urubyiruko bararwishe abakuzura hungera mwimitse ibinyoma kuyu muhanzi nawe sinzi mwimitse ibinyoma murazamura ababyiruka mwabapakiye ibinyoma gusa ibi muzabyishura nabyo birajyana nabyo biri mu mabombi abakuze bo mwarabahungese mukagira ngo birahereraho ntabwo utinya guhemuka ugamije kubabaza rubanda ariko mana yanjye uyu muhanzi ati ntabwo utinya guhemuka kandi pe ugamije kubabaza rubanda aho unyuze hose ugomba kubabaza umuntu buri wese utari munsi yawe yewe n'uri munsi yawe byose uri nta munoza ntutinya kurenganya kuko niko ukoze uburenganzira bwawe navuze cyane reka mbabwire reka waba usize nk'urukirwanda aho ntiwaba warakoreye dayimoni dore wari suruveya reka mbabwire ubu butumwa bw'iterabwoba rero ngo wirukankana umugabo kera ukamumura ubwoba ibyo mwatsikamiraga byose bigiye kubahindukirana by'imfurunduka kuko ijuru ryabijemo bya yes abari kumwe nanjye na Yesu Kristo haleluya imbere yawe mwami niho turi Uwiteka Nyiringabo niho turi pe kandi pe ijuru rya Yesu ryatabaye yes abari ku ruhande rwanjye na Yesu Kristo yo mwami ndakwereka imitima y'aba bose ndakwereka imitima yaba baguhindukiriye yego barame dore ububyutse bwabwaje aba nibuzatuma abagusuzugura bose basuzugure bazi ngo kudahari bazi ngo kutagira kuko ntacyo wabatwaye warabakunze warabagiriye imbabazi warababembereje wabagiriye benebe bakoze burabihorera ugira ngo barahindukira maze bagira ngo burahwanye hayiwewe kubahindurije mu izina rya Yesu Kristo ibibangamiye ububyutse byose bikurweho mu izina rya Yesu Kristo ibibuza ibifatika kugaragara bikurwaho aka kanya mu izina rya Yesu Kristo akanakanwa kuwiteka mu izina rya Yesu Kristo buri kimwe cyose kirimo kubangamira ibifatika buri kimwe cyose kirimo kitambitse gikurweho ndakuraho inzitizi zose mu izina rya Yesu Kristo muri amavuta y'umuriro ndatwika buri kimwe cyose kitambitse imbere y'ibi bifatika byasohoye yes bibe bityo bikorwa bityo byumvirwa gutyo yes urakoze Yesu urakoze ko ibintu byahindutse yes gasuzugura bye imizimu batwezi bye birahagije byarageze guhaza mwongeza ati enough is enough c'est plus qu'assez c'est assez duré assez menti assez tué assez ubutumwa bw'iterabwoba burakomeza ubutaha ukeneye kugira icyo abaza rwose ndamwemereye nta mpaka njya niko nahamagawe nta mpaka njya nahamagawe gufasha abandi urakoze rwose umuryango urafunguye intebe y'ibuntu irafunguye nanjye ubwanjye ndaboneka buri wese ubikeneye buri wese ukeneye kwatura aho
buri wese ukeneye inama, buri wese ukeneye inama. uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso, ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. narosubira mbiwe cyane kurambiwe agasuzuguro. Haku ubundi ngo niki, ubundi findi kuri twa nasararuga, ubundi ngo niki ariko niba ijuru rishigikiye, niba ijuru ribyemeye, niba ijuru rinyemera, ibindi ngo nibiki, niba ijuru ryarantumye, ibindi ngo nibiki, niba ijuru rizanye ubutumwa bw'iterabwoba, ibindi ngo nibiki, ubundi ngo niki, ubundi nibiki, habaye iki, ninde suri hejuru yaryora? Ubwo bagiye kuvuga ko bari hejuru. Kabamwe bisumbukuruza bashaka kukugamburuza, narose wemeye ziragenda ziratera zirasiriba, zasiga n'uwa kirazira, mehema nabigenze bite, uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso, ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Yemwe bene data bakundwa, mwebwe abari mu ruhande rwanjye na Yesu Kristo, reka tumutegereze twihanganye. Erega yahageze intare yo mu muryango wa Yuda, yahageze umugabo usumba bose uruta bose, yahageze wangiza atya, yahageze uwanuranije muri miliyari 8 zituye isi, akavuga ati wowe ngushyiriyeho kuba akanwa kanyu kajya babwira ibyo nge nkeneye. Yahageze mu biyaga bigari, yahageze Burundi we, yahageze we Burundi, yahageze Kongo Sud na Nord, yahashinze ibirindiro, yahageze mu Rwanda, yahageze mu Rwanda we, yahageze mu Rwanda. Benshi babesha ngo bazimana ariko bagahakana, ibikorwa byabo bigahita bikaruta iby'abasataniste, kuko nabana abasataniste bashobora kuba bakunda babo. Abasataniste bashobora kuba bakunda babo, abage bakunda babo. Abasataniste bashobora kuba bakunda abagore babo bakabasha n'agaciro niba bita bayuzuresi. Abasataniste bashobora kuba bakunda abana babo niba bafate nk'aho ari bitorosho. Abasataniste bashobora kuba bakundana hagati yabo, bungurana, bubahana. Sataniste yemwe Yesu yahageze, Yesu yageze mu Rwanda we, Yesu yahageze. Ntabwo hageze ari agahinja, nta nubwo hageze ari imbere ya Pilato, nimugire ngo ari imbere ya Herode we, ntimugire ngo ari imbere ya na Kayafa. Okay, aje ari intare, aje ari intare, aje ari umwami, aje ari umwami. Ntimuzagire ngo ntabwo mwabwiwe. narose ntawaguhagarika, niyo yawajya cyangwa se undi, ngo niyo twabirangana iki, warahiye ko nta kabuza, waravuze uravuguruzwa, warageze uragereranya, igihe cyawe ko cyageze se, tarabawe baraba bande, uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso, ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Abari ku ruhande rwanjye na Yesu,
abo ngabo muhirwe 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 mukomeze nibagerageza bitari bimwe muhura nabyo mubibwire ngo onsafu mubwire ibyo bibazo muti mwaratsinzwe igorogota mubwire izo ndwara ko zigomba gukira kuko imibyimba ya Yesu niyo idukiza mubwire ibyo bibahiga ayiwe ko nabyo bifite ubiga ariko ibi ni kimakaje Imana narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi ugize abandi ntibindeba kuko jye natumwe n'ijuru narose bitakira amabwire narose bitakira n'inzozi narose none hari impamo narose bitari ukurota ubone n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso nindukomeje kumucokoza nindukomeje kumucokoza abari ku ruhande rwanjye na Yesu mwese ibigeragezo byose turimo kunyuramo byose mubibwire ijambo rimwe gusa mubibwire ko Kristo Yesu wabambwe ku musaraba agahemura Satani n'abambari be ku mugaragaro akabivuga hejuru kubw'umusaraba mubibwire ko yazutse ari muzima kandi yamanutse abariko mubibwira birumva bifite amatwi niba wowe urimo kubaha Imana niba urimo kubaha Imana niba utunganye rwose ufite uburenganzira bwo kubibwira ko Yesu yazutse yatsinze urupfu n'abadayimoni na Satani ko yatsinze merozi ko yatsinze na FPR ko yatsinze n'abambari be bose niba utunganye ibyo bigeragezo n'ibyo bibazo n'ibyo birwara n'ibyo ubibwire ijambo birabizi birumva biteze amatwi ahaha urihe wowe uri mu ruhande rwanjye na Yesu Kristo narose mbona ubyukurutse mwami nabonye uvuye mu birindiro ko mbona mwigabye ntwarane hari ikiri busigare narose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro ngo bahungire muri Yesu Kristo kuko nta mahitamo bafite wakumvisa ko aho bahungira ngo nihe muri Yesu Kristo niho bahungira bakareka kubeshya ngo yavuze ngo babwiwe na Satani muri Yesu Kristo niho turi ubu niho turi duhishwe muri we niho Imana itubonera nguki niwe wenyine niwe rutare niwe gitare niwe twihishamo niwe uturwanirira niwe uturengera niwe utubwira ati nimukomere nimuhumure ndahari muri abatsinzi no kurushaho kuko nabatsindishirije ndaguhanikiye ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso nindukomeje kumucokoza nindukomeje kumucokoza Yes ashimwe cyane ahimbazwe ntabwo ndi busaba imbabazi kubera ko natinze ibi hari abo byagenewe no kubyumva cyangwa se ukabireka kuko n'ubutumwa bw'iterabwoba rero abo turi kumwe mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi haleluya amaraso ya Yesu Kristo yayandi atagira icyaha atagira inenge yandi yameneye ku musaraba igorogota azimagize buri mwe wese uri mu mugambi we haleluya mugambi we wasohoye ariko abishushanya nibatihana na hamirose bene data bakundwa nawe ubutaha rero turi kumwe